Ndagusuhuje wowe utwereka ko udukurikiye aho waba uri hose, waba uri mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda, ndakwifuriza kugira ibihe byiza. Reka muri aka kanya tuganire cyangwa se tuvuge kuri iyi nkuru irimo iracicikana, kandi iyi nkuru niyo irahita itubera topic cyangwa se niyo irahita itubera title, niyo irahita itubera ingingo y'iki kiganiro, niyo iratuma tuganira kuri iki kiganiro nyine nateguye. Hano mu Rwanda hari inkuru irimo iracicikana mu binyamakuru ivuga ko umuhanzi Platini P yakoze divorce cyangwa se yatandukanye n'umugore bashakanye mu mwaka w'ibihumbi 2021, bakaba batandukanye byemewe n'amategeko. Nkimara kumva iyi nkuru nahise nibaza se iyi nkuru niye mpamvu ituma abasitari nyarwanda bakora amadivorce cyangwa se ingo bazubaka bagerageza kubaka ingo gushaka, ariko ingo hanyuramo iminsi mike tukumva ngo urugo rwasenyutse. Nahise nifashisha ikindi kinyamakuru cya hano mu Rwanda kugira ngo nze kubona liste cyangwa se nze kubona urutonde rw'abahanzi cyangwa se rw'aba celebrities, ibyamamare bishobora kuba byarashinze ingo zikaza guhita zisenyuka. Hano nifashishije ikinyamakuru cya hano mu Rwanda, ntabwo ndakivuga izina. Nahise mbona liste y'abastar 8-9 y'abastar 9 bakoze divorce cyangwa se bubatse ingo zigahita zisenyuka adaciye kabiri. Ndabona titre ariko bayanditse, titre yanditse ngo ibyamamare nyarwanda byashinze ingo zikaza guhita zisenyuka hadaciye kabiri, niko titre y'iki kinyamakuru bayise. Reka manze mvuge muri make ibyo byamamare byashinze ingo zikaza guhita zisenyuka. Waje ku mwanya wa mbere n'uwo bita Aline Gahongayire, n'uwo bashakanye witwa Gahima Gaby. Gahima Gaby na Aline Gahongayire barashakanye, urugo ruhita rwanga, baratandukana. Ku mwanya wa kabiri nahabonye uwo bita Uncle Austin na Mbabazi Liliane. Austin muramuzi, ni umuhanzi cyangwa se ni umunyamakuru, byose arabikora, n'utundi tuzi ntaza akora, ariko icyo muziho nzi ko ari umuhanzi akaba n'umunyamakuru. Mbabazi Liliane nta byinshi muvugaho. Abo bombi bashinze urugo ruza guhita rusenyuka. Uncle Austin ashinze urugo rurasenyutse, we na Mbabazi ahita yishumbusha uwo bita Mwiza Joanna nawe ruza guhita rusenyuka, urugo ruranga. Ubwo bimaze kuba abasitari babiri nyarwanda bashinze ingo zigahita zisenyuka. Wa mbere navuze uwo bita Aline Gahongayire na Gahima Gaby. Kwibutsa ko Aline Gahongayire ari umunyarwandakazi, akaba umunyamuhanzikazi urimba injyana ya gospel music cyangwa se mu njyana zihimbaza Imana. Gahima Gaby we nta byinshi muziho. Reka duhite dukomeza ku mwanya wa gatatu mu basitari cyangwa se ibyamamare byashinze ingo zikaza guhita zigira zisenyuka adaciye kabiri. Uwo waje ku mwanya wa gatatu ni David Bayingana na Teriteka Kesia. David Bayingana ni umunyamakuru, Teriteka Kesia we ndabona banditse ko akomoka mu gihugu cy'u Burundi, nta byinshi muzeho njyewe. Reka nkomeze ku mwanya wa kane, haje uwo bita Meddy Saleh n'uwo bita Shadbu, Mbabazi Shadia. Meddy Saleh muramuzi, ni producer, ni umuntu ukorera, ni umugabo wakoze indirimbo cyangwa se wafashije abahanzi benshi gukora indirimbo. Shadbu muramuzi, ni model, umunyamideli cyangwa se ni slay queen, akora ibintu byinshi. Ni umuntu wigaragaje ku mbuga nkoranyambaga, agaragaza uko ateye, ikibero cye cyangwa se ibindi bitandukanye. Ibyo ngibyo ndatekereza ko ari byo bintu ashobora kuba yaramenyekanyeho. Reka nkomeze ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa gatanu haje uwo bita Biju, izina yitwa Aline Munezero aka Biju. Uyu yashakanye n'uwo bita Lionel Sentore. Biju ni umugore wamenyekanye mu gukina amafilime. Ninjye nicyo kintu muziho, ntumbaze ngo akinye muri aya mafilime, ariko icyo nzi cyo akina amafilime. Ariko Lionel Sentore we ntawe nzi, naba ngiye kukubesha kugira ngo Lionel Sentore mumenye. Namumenye ari ubushakashatsi nkoze kuri iki kinyamakuru kugira ngo ndebe abasitari bashinze ingo zikaza gusenyuka, niho namenyeje uwo bita Lionel Sentore.
n'abandi banyuranye ntavuzeho ibintu byinshi. Reka ngere ku mwanya wa gatandatu. Ku mwanya wa gatandatu haje uwo bita Anita Pendo na Ndanda. Anita Pendo muramuzi, ni umunyamakuru, ni umu DJ, ni umu MC, umushusharugamba. Ariko Ndanda we ndabona banditse ko yahoze ari football, yahoze ari umukinnyi w'umupira w'amaguru. Reka nkomeze ku mwanya wa gatandatu, wa karindwi, wa gatandatu, muraza gukurikiranya nimero nshobora kuba nibeshe. Reka nkomeze ku nimero ikurikiyeho, nahasanze uwo bita Safi Madiba na Niyonizera Judith. Safi Madiba muramuzi, ni umuhanzi nyarwanda wahoze aririmba mu itsinda rya Urban Boys, yarimbanaga n'abagabo batatu, ubwo nawe yarimbanaga n'abagabo babiri, nawe wa gatatu yarimbanaga n'uwo bita Hambo Jizo, n'uwo bita Kabosi, Nizo Kabosi na Safi Madiba nyine nimero ya gatatu muri Urban Boys, cyangwa se nimero ya kabiri cyangwa se nimero ya mbere, ntabwo bafite nimero nyine. Nshatse kuvuga ko yari Urban Boys yari igizwe n'abantu batatu. Uyu Safi Madiba yashakanye n'uwo bita Niyonizera Judith. Niyonizera Judith reka muvugaho akantu gato kugira ngo nyine abatamuzi baze kumumenya. Niyonizera Judith icyo muziho ni umugore uba mu gihugu cya Canada, nicyo kintu muziho Niyonizera Judith. Akaba nawe yarakiye mu udufilime cyangwa se amafilime, muribuka filime cyangwa se murazi filime yitwa Makuta, niho mushobora kubonamo Niyonizera Judith. Gusa ntabwo nzi izina akina yitwa muri Makuta. Ibyo abo ni abasitari cyangwa se ni urutonde rw'abasitari nyarwanda cyangwa se ibyamamare nyarwanda byagerageje gushinga ingo zikaza gusenyuka. Ntabwo bivuze ko hatari abandi bashinze ingo zikaza gusenyuka, ahubwo abo mbonye muri iki kinyamakuru ni abo ngabo. Hari abandi ngiye ntazi cyangwa se batavuzwe, bakaba ari abasitari cyangwa se ibyamamare nyarwanda byashinze ingo zikaza gusenyuka. Ahubwo reka twibaze tuti, ariko tutibagiwe n'uwo bita Platini P cyangwa se Baba, washakanye na Olivia, bashakana mu mwaka w'ibihumbi 2021, ariko icyumweru gishize urukiko rukaba rwaremeje gatanya kuvuga ngo Platini n'umugore we baratandukanye byemewe n'amategeko, ntabwo bakiri kumwe, buri wese yagiye uko. Njyewe nkimara kumva iyi nkuru nahise nibaza ni ukubera iki abasitari, abantu bazwi, ikintu cyitwa divorce cyangwa se gatanya, ni ukubera iki aribo bantu baza mu ba mbere mu bantu bakunda gukora amadivorce. Ibi mvuga njyewe nkunda kubireba cyane cyane abantu b'abasitari cyangwa se abantu ibyamamare n'abantu batari ibyamamare. Kuvuga ngo abantu batari ibyamamare hari abenshi bazwi cyangwa se hari abo njyewe nzi bibereye iyo ngiyo mu cyaro cyangwa se bibereye somewhere, bibereye ahantu haciriritse. Ushobora kuba wibereye mu cyaro uri umuhinzi cyangwa se uri mu mujyi uruterura ukora imirimo y'amaboko, urugero ukaba uri umuyede cyangwa se ukaba uri umukarani cyangwa se ukaba uri umusekirite cyangwa se ukaba uri umukirina, mbese urumva ko ako ni akazi gaciriritse. Abantu nk'abo ngabo baciriritse cyangwa se abantu batari ibyamamare, batari public figure, abantu batazwi, abantu baciriritse bakunda gushinga ingo, ugasanga ingo zabo zirarambye. Ariko abantu bazwi b'abasitari cyangwa se ibi byamamare bagerageza gushinga ingo bikanga, njyewe niho hantu ndi kwifokasinga, niho hantu ndi gutunga agatoki. Ni ukubera iki aba bantu bazwi ingo zabo zikunda kwanga kuramba? Biterwa n'iki?
umuntu ari hariya ni umuhinzi arangije amashuri ye yisumbuye muri EC cyangwa se muri 12 years, yigiriye mu cyaro arahinze, urugo rwe ararushinze, abonye umukobwa arubatse cyangwa se abonye umugabo arubatse, babanye imyaka myinshi bararambanye. Ariko wowe uri umusitari, uri icyamamare, tukubona hose, uri ijwi rya rubanda, mbese uhagarariye abantu benshi, utuma igihugu cyacu cy'u Rwanda kimenyekana. Ariko uragira gutyo wiyongoze cyangwa se ufata umwanzuro ushingwe urugo, hanyuremo umwaka cyangwa se hanyuremo mu kwezi cyangwa se hanyuremo ibyumweru cyangwa se hanyuremo amasaha 24, twumve ngo urugo rwawe biranze uratandukanye n'uwo mwashakanye. Biterwa n'iki? niye mpamvu? niyo mpamvu iyi ni impamvu mpora nibaza, abasitari mwakabyara mwe ni abahehesi se, bafite imico se, batandukanye n'abandi se mu myumvire? Biterwa n'iki? Iyi video nicyo kintu cyatumye nyikora nibaza, cyangwa se kugira ngo nanjye nzabone comment ivuga ku mpamvu ituma aba basitari bacu ingo zabo zigenda zibananira, ibintu bijyanye no gushaka byarabihishe. Murakoze, mukomeze mukore subscribe kuri iyi channel yitwa Aizo TV, ndabakunda.